twongeye kubasuhuza mwese abakurikira umurongo wa Body Tidings. Uyu ni wa mwanya duhura n'abantu tukaganira ku ngingo runaka twese zitugira umumaro. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane duhuye, ndagira ngo atangire twibwira, atubwire amazina ye, uwo ari we muri make kugira ngo tumenye. Atangire twibwira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ikushandi Chris, nkaba ntuye mu mujyi wa Musanze, nkaba narize hahise. Uracyari urubyiruko, warashatse? Ni amahirwe kuba duhuye n'umuntu w'urubyiruko. Rero ingingo dushaka kuganiraho n'umunsi n'ubundi irareba urubyiruko. Turi mu mujyi wa Musanze, aho ubona urubyiruko rwinshi rwishora mu bijyanye n'ibiyobyabwenge, kandi nk'uko tubizi gahunda y'igihugu ndetse n'isaha igeze muri rusange, ibiyobyabwenge ni kimwe mu bintu biri kwangiza urubyiruko. Nagira ngo wenda ubanze nawe tubwire uko ubibona. Ese koko muri uyu mujyi wa Musanze urubyiruko rwaho rumeze rute ku kijyanye n'ibiyobyabwenge? Byitwaye bite? Inaha i Musanze urubyiruko cyane cyane usanga ahantu bacuruza ibiyobyabwenge ari urubyiruko rwiganjemo cyane, kandi natwe urubyiruko dukurikije n'aho igihugu kiri kugana, viziyo turi kujyamo, urubyiruko rwishuye mu biyobyabwenge ukomeje kubyishoramo cyane nta terambere wageraho ubaye wishora mu biyobyabwenge nk'ibyo ngibyo. Ikindi naho i Musanze urubyiruko rwinshi ntabwo ruri ku rugero rwo hejuru cyane mu gukoresha ibiyobyabwenge ugereranyije wenda nka za Kigali n'indi mijyi umuntu aba yagiye ageramo. Urakoze. Gusa hari igihe tuvuga ibiyobyabwenge ariko abantu ntibabashe kumva ibiyobyabwenge ibyo ari byo. Duhe nk'ingero nk'ebyiri z'ibiyobyabwenge waba uzi cyangwa se bitatu. Ni inzoga no kwishora mu byo kunywa, urumogi, amatabi byangiza urubyiruko cyane, kuko ntabwo wakoresha ibyo bikoresho ngo ube washobora kugira ideas zateza urubyiruko imbere. Nkunganire gatoya, buriya hari n'ibindi bitera mu nshinge, byo waba ubiziho? Ese nk'uko gahunda y'igihugu imeze, abayobozi b'igihugu badushishikariza kwirinda ibiyobyabwenge, ariko biragoranye ko byacika mu rubyiruko. Ese ubona ari ikihe kibazo kiri mu mbaraga nke igihugu gishyiramo, kiri kuri twebwe dutinda kubyumva, ese ubibona ute nyine gituma ibiyobyabwenge bigikomeza kuba bihari kandi igihugu kidushishikariza kubireka? Kuba byonyine ni imbaraga nkeya ku buyobozi rushinzwe urubyiruko no kumva nabi urubyiruko, imyumvire ikiri hasi cyane. Urakoze. Ese ubona ni iki nshaka wenda tuganireho, ni nk'igiki wabwira umuntu ukoresha ibiyobyabwenge nyine cyatuma ava mu biyobyabwenge, kumwumvisha neza uburyo ibiyobyabwenge ari bibi, abe yagira imitekerereze ihindutse, abashe kureka gukoresha ibyo biyobyabwenge? Iyi nama nagira abantu urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge uko bareka gukoresha ibiyobyabwenge, kuko bituma n'umuntu adatekereza neza. ariko nyine ya myumvire imwe nakubwiye ikiri hasi mu rubyiruko ntabwo byapfa gukunda ko benshi muri bo babakorera ubukangurambaga bakabasha kuba babireka, ariko ntabwo biri kuri level kuba nyine bose babyumvira muri mwe ngo babireke. Wenda tugiye hiryaho gato, waba waragize nk'umuntu nk'iyo experience yo kubona umuntu wakoreshaga ibiyobyabwenge nyuma akabivamo? Ese byagenze gute kugira ngo n'umuntu ubikoresha ubu ngubu byaramunaniye abe yavuga ati burya nanjye birashoboka? Duhe nk'urwo rugero. Ese byagenze bite? Hakoresheje iki kugira ngo abashe kubireka? Hari ukuntu urubyiruko rufatwa rukagororwa, ugasanga bamwe bavuye aho bagororewe barabiretse abandi batarabiretse. Rero ntabwo urubyiruko rwose ruri kuri level yo kuba bagumva ibintu kimwe.
ariko hari benshi, ni ingero nyinshi nyine z'abagenda babivaho. Birashoboka cyane twese urubyiruko tubishyizemo imbaraga tukakangurira bagenzi bacu cyane. Buriya uko wabugirwa inama n'umuntu mukuru ntabwo ariko wagirwa inama na mugenzi wawe mungana, ntabwo uko wanyumva ntabwo ariko umuntu mukuru w'undi utanamwumva. muri make icyo dusabwa ni ukugira inama bagenzi bacu bakabereka. Ese ubona ari uruhe ruhare leta igomba kugeramo kugira ngo ibyo biyobyabwenge noneho bicike biranduke mu gihugu ndetse no mu rubyiruko, cyane ko aribwo turi kuganiraho n'umunsi? Twebwe nk'urubyiruko no gufata iya mbere tugakora ubukangurambaga mu rubyiruko nyine bagenzi bacu, atari ukuvuga wenda ngo ni muri Musanze gusa, tukaba twakora n'urugendo tukajya ahandi dushishikariza bagenzi bacu nyine kureka ibiyobyabwenge. Ni iki musaba leta yabifasha kugira ngo intego muri kwiha zo kuganiriza bagenzi banyu cyangwa se kurandura ibiyobyabwenge, izo ntego muri mwazigeraho? Izo ntego ikintu leta yadufasha ni ukujya bumva urubyiruko cyane, bakadutega amatwi nyine kuko nibo ababyeyi bacu, igihugu ni n'umubyeyi wacu nyine, bakadutega amatwi cyane urubyiruko kandi bagakunda no kurugira inama cyane, bakaruba hafi nyine, ntibagume muri izo nzego zo hejuru, bakamanuka bakajya bagera hasi mu rubyiruko nyine. Dusoza gira nk'ijambo rimwe ubwira umuntu utarakoresha ibiyobyabwenge ariko akaba ari muri situwasiyo iri gutuma ashobora kuba yabikoresha, ni iki wamubwira? Namubwira umuntu utarakoresha ibiyobyabwenge ni uko nyine nta keza kabyo, wenda nimba ajya abona wenda nk'abandi babikoresheje ukuntu baba bameze, ntabwo namushishikariza kubikoresha. Murakoze kuba bari badukurikiye kuri Bold Tidings. Kora like, share na subscribe kugira ngo ubutaha uzabashe kubona ibindi biganiro byacu. Twari turi kumwe na Shangi, umukobwa watuganirije neza. Turabararikira kuzakurikirana ibindi biganiro byacu by'ubutaha kugira ngo mukomeze kwiyungura ubumenyi. Murakoze, ciao ciao.